Niba uri gukora uri gukora YouTube ariko ukaba utabona views ushaka cyangwa abasubscribers bawe ntibakomeze kwiyongera ukabona views zawe ntiziyongera, ikibazo gishobora kuba kiri muri settings za channel yawe, niyo mpamvu utari kubona views. Abantu benshi bibanda mu gukora video gusa ariko bakibagirwa ko hari setting za YouTube zigira icyo zabafasha. Tujye kurebera hamwe rero, reka turebe izo setting rero. Tujye kurebamo ikintu cya mbere, tugiye kureba channel keywords. Ese channel keywords ni iki? Reka turebe ukuntu rero channel keywords tuzireba. Nk'uko mubizi channel keywords ni amagambo ashakishwa n'abantu kuri YouTube. Reka turebe, twinjira muri YouTube studio tukaza hano ahantu ari kuri channel. Iyo tumaze kwinjira hano kuri channel, turaza tukabireba hano tukareba icyo bita channel keywords. Channel keywords rero ni amagambo ushobora gushakamo bitewe n'ibyo ukora, bitewe na YouTube channel yawe, ukaba wavuga uti how to grow on YouTube, how to get more subscribers, how to get more views. Ubuno ngo ni ya magambo abantu bashakisha iyo umuntu aje kuri, cyangwa ni ukuvuga ngo niba ukora video yawe, niba ukora content yawe ivuga ku bintu bya YouTube, ugomba kumenya ko keywords, ese keyword ni iki? Ni ukuvuga ngo keyword niyo magambo y'abantu bashakisha kugira ngo bamenye content ukora, kugira ngo bamenye iki. Rero ubirebera aha ngaha uburyo wakora kuri YouTube, uburyo wabona amafaranga kuri YouTube ni ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo rero nicyo kintu cya mbere ugomba kwibandaho. Icya kabiri rero tugiye upload defaults. Reka turebere hamwe icyo upload default icyo ari cyo. Nk'uko mubizi upload default, tujya muri YouTube studio kugira ngo tuyibone, tukaza tukamanuka hano hepfo gatoya muri settings. Noneho tumaze kujya muri settings turahakanda. Iyo tumaze kujya muri settings tumenya nka show yuko tugeze aha ngaha ahantu handitse ngo upload defaults. Iyo upload defaults rero, ikintu cya mbere ugomba kwitwararikamo ni iki? Ya upload defaults ni ukuvuga ngo ugomba kureba ko muri description yawe ibintu wavuze ukora kuri YouTube ibyo ari byo. Niba uvuga ngo wenda njyewe icyo nkora kuri YouTube yanjye, nkora uburyo twakubyaza amafaranga, twakorera amafaranga, cyangwa twebwe rero icyo dukora hano kuri YouTube, twigisha YouTube mu buryo wayibyaza umusaruro, uburyo wa branding channel yawe, uburyo wabona views nyinshi, n'uburyo wafungura YouTube channel yawe, cyangwa tukabrandinga amachannel. Ni ukuvuga ngo twebwe ko dukora ibijyanye na YouTube, ni ikintu cya mbere ugomba kwibandaho. Ugomba kumenya ko muri description yawe ugomba gusobanurira abantu ibyo ukora. Ibyo ukora nta bindi rero, ni YouTube ukora. YouTube ukora rero ivuga iki? Ese ibyo ukora bivuga iki? Ibyo ukora bivuga ngo nigisha YouTube, nigisha abantu gukora mu buryo bwa YouTube. Ibyo rero nibyo bizatuma YouTube nyine ugaragaza ibyo bakora, n'abantu kureba bakavuga ati koko uyu muntu ibyo akora ni ibi ngibi, nta kindi. Nibyo rero twita yuko wasobanura channel yawe, ugasobanura ibyo ukora. Wamara gusobanura ibyo ukora ku buryo umuntu YouTube bizayifasha kuba yakwereka abashaka ibyo ukora. Nk'uko tumaze kureba ikintu cya mbere ko ari keywords. Keywords niba bari gushaka amagambo y'ibyo ukora, ariko YouTube ntizi icyo ukora. Ariko YouTube iyo uyibwiye muri description ibyo ukora, uvuga ati wenda nigisha abantu YouTube gukora, nigisha abantu kubona subscribers, nigisha abantu ko uburyo bakwihangira imirimo bakabyaza umusaruro YouTube. Ibintu twere n'ibyo dukora, ntabwo dukora ibijyanye na YouTube. Tugeze rero ku mpamvu ya gatatu, ku cya gatatu kiravuga ngo the keywords rich description ya channel yawe. Ni ukuvuga ngo aha hantu ugomba kwitonda. Ni ukuvuga ngo tuvuge, reka hano mberekana muri YouTube, ujya muri set, ujya muri dashboard yawe, ukajya muri ahantu customization. Customization ni ukuvuga ngo noneho tugiye kumenyekanisha ibyo dukora kuri YouTube yacu. Niba tugiye kumenyekanisha ibyo dukora kuri YouTube yacu, ikintu cya mbere ugomba kumanuka ukareba description yawe, ikintu wanditsemo. Kuvuga ngo description yawe nanditsemo iki? Description yawe aha ngaha ni ukuvuga ngo ibi ngibi byo bihoramo. Hari ahambere ho ushobora kubihindura bitewe na video wakoze, ariko aha ngaha itandukanyirizo rya keyword channel, ni ukuvuga ngo hano ugomba gushyiramo ibintu channel yawe ikunda kwitaho, cyangwa content yawe mu buryo bw'incamake, kugira ngo YouTube imenye ngo uyu muntu akora iki. Kuko n'ababeretse nagiye mbereka ingero, hari abantu bavuga ngo nkora siporo, ejo ngo nkoze music, ejo nkoze comedy. Aha ngaha ushyiramo
description y'ibintu ukora. Hariya bwa mbere twabonye kuri default ko ushobora gushyiramo wenda bitewe na video washyizeho, ariko aha ngaha ibi ni ibintu bihoraho. Ugomba kumenyekanisha channel yawe, ese inkora iki, ukabyandikamo nk'uko nigisha YouTube, nigisha abantu uburyo babyaza umusaruro YouTube. Ibyo rero nibyo nta bindi. Tugarutse rero hano, reka tujye bibereke neza. Ushaka kujya hano kuri iyo channel kugira ngo birebe neza. Kuri iyo channel iyo umaze kuhajya urahakanda kuri ka kantu ku gafoto kawe ukajya kuri iyo channel. Iyo channel iyo ifunguye rero reka nkwereke impamvu iyi ntuza ya gatatu nayo ari ingenzi. Ni ya yindi umuntu afungura YouTube yawe, yamara kuyifungura igahita imwereka ibyo ukora. Nkaho urabona ntuza bana yacu ivuga ko twigisha ibintu bya YouTube, noneho urabona ko description yacu twashyizemo itajya ivamo, itajya ihinduka. Twigisha uburyo twakora kuri YouTube, twigisha uburyo wabona views, twigisha uburyo wa brandinga YouTube yawe ikakubyarira umusaruro. Ni ukuvuga ngo wa muntu nibyo abona. Tugeze rero ku cya kane aricyo bita feature eligibility. Aha hantu tuhitonde tugendemo neza. Nkuko tumuhizi ni muri dashboard muri YouTube studio, ukaza hano muri setting. Iyo umaze kugera hano muri setting hafunguka icyo ukora, uraza hano kuri channel, ukanda kuri channel. Umaze gukora kuri channel uraza hano kuri feature eligibility, ariyo tugiye kuvugaho. Feature eligibility ugomba kwitondera ibi bintu. Feature eligibility ni ukuvuga ngo niba utabona utu tuntu tw'icyatsi bitarabaye enabled, ntago YouTube yawe ibikora. Icya mbere ugomba kureba, ugomba kwitondera aha ngaha. Ni ukuvuga ngo channel yawe niba ufunguye neza, ugomba kumenya ko channel yawe wemerewe kuba wakora streaming cyangwa live kuri YouTube. Ibyo rero nitabyemereye YouTube ntago ubu uramenya, ntago izi settings ziba zirafunguka. Making sure ko is free and ziri enable. Kuvuga ngo niba utaramakinze uburyo wa verifying nabishyizeho, channel yawe utarayihuza na telefone yawe ibe verified, nagiye mbibereka ko tu verifying icyo gihe rwose ntaho uzaba uri guta umwanya wawe, YouTube nta kizabikumare. Reba ko ibyo byose biri tick, verify phone number iri tick, urebe ko wemerewe kuba wagira ute wakora icyo bita live streaming, uko wavugana n'abantu wajya live kuri YouTube yawe. Rwose ibyo bintu bireba aha ngaha, urebe kuri ya nyuma, urebe ko ushobora kuba wabona channel history yawe. Niba channel history ya YouTube yawe itagaragara, nta kintu rwose uri gukora. Making sure rero ko izi 3 features zikora neza, rwose icyo gihe uzaba uri gukora kandi uzabona umusaruro. Tugeze rero ku ya gatanu aricyo bita branding. Nk'uko twabivuze, twigisha uburyo ushobora kubrandinga YouTube yawe. Reka turebe uburyo brand tuyikora. Turamanuka aha ngaha, tuze aha ngaha muri customization. Nk'uko bizi hano tuba twafunguye YouTube studio. Nitumara kujya muri customization, turahaza rero. Ikintu cya mbere ugomba kubrandinga YouTube yawe, ugomba gukora icyo bita banner. Banner hano amavideo nagiye nkora, amavideo hano muzayabona ukuntu bakora banner. Banner niyo igaragaza uburyo YouTube yawe ikisobanura mu ncamake. Ushaka kuyicenginga ukanda no kuri change, wayicenginga bitewe n'ifoto wakoze n'uko wagiye uyikora. Rero niba wowe utarabishyiramo iki gihe, rwose iki nicyo bita planning. Ikindi cya mbere ugomba kureba ko profile yawe igaragara. Profile yawe nahanga iyo ushaka kuyicenginga naho ukanda. Profile yawe igomba kubivuga YouTube yawe. Ese YouTube yawe yitwa gute, ku buryo umuntu atazibagirwa izina ryawe, ku buryo na YouTube yimenya. Nk'ubu yacu yitwa MD Empire TV, ibagezeho ibiganiro by'uburyo mwakora kuri YouTube, muri YouTube mukaba mwayibyaza umusaruro. Ikindi ugomba kumenya aricyo cy'ingenzi, ugomba kumenya icyo bita watermark. Watermark nk'uko mubizi, watermark idufasha ibintu byinshi cyane. Watermark idufasha mu buryo bwo kurangiza video. Hari igihe video, niyo mujye mubona ukuntu video irangira hakazaho izindi suggestion cyangwa ibindi bigusaba kuba wajya ku zindi video, iyi watermark bigukorera neza cyane ku buryo ihita suggesting cyangwa ihita yereka undi muntu video zawe zindi uburyo yazibonamo. Iyi watermark rero icyo ikora, irabiguhindura video irangiye nkuko dushyira kuri end of the video, ihita ikwereka izindi video, ibikora neza iyo biri automatic. Tugeze rero ku cya gatandatu aricyo audience settings. Audience settings twitonde, tugerageze aha ngaha tugendane. Audience settings ukuntu tuyireba, tujya muri dufungura channel hano kuri setting channel, amara channel tukaza aha ngaha kuri advanced settings. Iyo tumaze kujya kuri advanced settings rero, dore ikintu cya mbere ugomba kwitondera, making sure yuko
hano washyizeho ko YouTube yawe itagenewe abana. Ibi bintu abantu mukunda kubyitiranya. Makinga shuwa yuko hano watikinze ahariho, nushyiraho ko iyi YouTube yawe igeneye abana, hari ibintu byinshi ntuzakora live streaming, hari comment na zimwe utazabona, bazakubaninga, YouTube izakubaninga. Makinga shuwa yuko rero ushyizeho ko izi video zitemerewe abana gusa, zemerera abantu bakuru. Icya kabiri aricyo permissions. Permission rero tugiye kurebera ibintu nagiye mbivuga. Permission twitonde. Permission ni ugiye uba ufite channel yawe ariko ukaba ushobora kuba wagira ute wayisitokinga, ukaba wavuga uti reka nigishe abantu uburyo nzayikoresha cyangwa uburyo bizagenda. Rero uburyo nayihereza umuntu akaba ari we uyingenera, ujyamo hano rero ukakisesinga email y'umuntu ushaka ko aza gukorera video, wamara kuyakisesinga ukazamo ukavuga ati wenda niwe uzajya anyandikira, ajya aho manager w'iyi channel ayikontorore yose, cyangwa niwe uzajya uza akankora editing cyangwa aka uploadinga video. Ibyo niwe ugomba kugira ute, niwe ugomba kumuha ubwo burenganzira bwo kuba ari wowe ushaka kwakisesinga channel yawe, ariko ntajye mu bindi, akajya muri ibyo gusa, ukaba utamwereka ntuza income wagize cyangwa n'iki, ahubwo akazamo aje kugufasha. Tugeze rero ku ikindi cya munani aricyo bita two step verification. Iki kintu tukitondera cyane mu bana banjye. Two step verification, ufungura Google, murabizi ufungura Google kugira ngo uyigeho. Iyo umaze kuyifungura uraza ukajya ahantu habitse ngo security sign in. Security sign in ni uburyo bw'umutekano ushobora kurinda Gmail yawe cyangwa YouTube yawe kugira ngo bataba bayiba. Ugomba kumakinga sure yuko iri two step verification. Nubona aka kantu katari icyatsi, gaturning on kugira ngo uyihuze na telefone yawe, uyihuze na email yawe, ku buryo umuntu najya kuyiba bazabanza bakakubaza ese uyu muntu ni wowe wafunguye, niwe banaguhe, sometimes baguha na nimero ngo ukandeho kugira ngo bamenye ngo ese kuko uyu muntu niwe umwemereye kuba yakwinjira ku ntuza. Icyo gihe rero bihuze neza, urebe ko channel yawe ifite password nini, ntabwo ugira niyo kuzajya kuba wanayihindura cyane kuko rwose kuyihindura nabyo byagufasha rwose neza cyane. Ni ukuri mujye mukomeza tugumane muri aya mavideo yacu, tuba tubagira inama. Ibi bizafasha audience yawe gukurikirana mu zindi platform rwose. Icyacu ni ukuvuga ngo wowe icyo ugomba gukora, hindura ibintu bishya kandi ushobora gusanga kuri Mamfuture. Iki gihe bizagufasha kandi ujye ubana natwe muri MD Empire TV, kandi subscribe kugira ngo dufashe mu bindi biganiro. Niba iyi video rero yakugiriye akamaro, kanda like na subscribe, uyisangize n'abandi, kandi ujye ukomeza kudukurikirana. Tubagezaho ibiganiro byiza, tubagezaho ibiganiro aho utumva, ujye utubaza ikibazo muri comment umbwira ngo tuzakora iyi video y'ubutaha. Rero murakoze, ciao ciao, dusubire n'indi video, bye bye.